wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. Arangije arambwira ati rero kugira ngo nzakurangiye ka kazi turabanza turyamane, noneho ntugire ikibazo, akazi uzakaumva, akazi wakabonye. Urumva kuri iyi si umuntu abashaka ubuzima, nanjye numvaga ko nyene akazi kandi nkava mu bushomeri, ndabimwemerera. Nambwa ariko turakoresha agakingizo kugira ngo tubashe twikingire, nge ntago ntuzi nanjye ntunzi. Ariko ushobora kuba ugifite impano zo gura na pasiteri benshi. Nge n'abantu bavuga ngo nabarakongera kenshi turahura. Yari umukira wanjye ku kintu namukundaga cyari ikintu kimwe. Buri munsi ko yicaraga ngo yamagati ku igihumbi. Cyo kintu namukimwe. Bira rero Lisa yakoze nazagira umuntu umutera amabuye. Kuko abantu benshi hariho ababikora bashaka kwiyitirira ko bakijijwe kandi babeshya. Musubiza amubwira ko akazi kose kaboneka nagakora, nkabona ibirayi by'umwana. Nako gupfumbata umugabo wagashobora. Bakubwiye abakurangiye uko ubigenza se kugira ngo nguhe akazi. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazo muherereye impande n'impande, ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora. Ni umwanya mwiza ngo uyikore ubone ibiganiro byacu ari byiza, wakanda kuri ako kazogera k'umutuku. Ndabasuje cyane rero abari mu ntara enye z'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, abari Finland, abari muri Australia, abari Belgique, abari Italy, abari muri Hollande, ndetse n'abari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada ndetse na Cape Vert. Nukuri nanjye ndabakunda cyane, ndetse n'abari muri South Africa mwese n'abanyamurenge b'inshuti zanjye, comment zanyu ndazibona kandi nanjye ndabakunda cyane. Umunsi rero tubafite umutumirwa, niba ari umukobwa cyangwa umumama, aratubwira ugiye kutuganiriza byinshi bitandukanye, afite ubuhamya buri mu nyigisho ndetse bwakubakana na benshi. Tubahaye ikaze. Murakoze. Ngo atangire webwira abadukurikiye. Twamurebwa Clarissa, ariko abantu benshi banzi ku izina rya Nyirakranene. Nyirakranene. Nyirakranene kubera iki? Urumva n'izina nyine abantu banyitiye gutyo gusa. Hari ahantu nacuruzaga alimentation nyine havamo mama mwaranyikundira arinyita. Ubwo rero rikomeza gutyo. Harimo Clarisse ni umumama n'umukobwa? Ni umufemeri. Ufite umwana ungana gute? Imyaka 7. Gira gutya kugira ngo imyaka 7. W'umukobwa w'umuhungu? Clarisse se ko ndi kukubaza utubazo twinshi tw'amatsiko. Uwo byaye ryari? Ubu turi muri 2021. Nago ndi bwinjire byinshi ndami details z'umwana sibyo? Hanyuma wenda twaravuganye uramamagara aho wambwiye ati ndashaka ko tuzakorana ikiganiro. Aho numvishe yewe uri nyuma y'umukobwa witwa Liza. Kubera ikiriza wahisemo kumushyigikira kandi benshi bamutera amabuye ndetse banamunenga? Ngewe impamvu mushyigikira mfite na gihamya cyabyo. Mfite na message muri telefone yanjye. Ngewe naje gukenera akazi, numva ko ngo nshaka akazi, najye njya gushaka akazi. Noneho aho ngeze hose ugasanga umuntu arambwiye ngo mbere yuko amakazi ngo turyamane. Ngeze numva noneho ncitse n'intege. Maje gucika intege, ubwo umushuti wanjye witwaga Gerardine ambwira ati Clarisse rero hari umuntu dusengana afite ibikorwa byinshi ariko ushobora kumusaba akazi. Ndambwira nta kibazo, kuva musengana urumva n'umuntu ukijijwe uzwi mu rusengero nta kibazo. Abampaye nimero ze, bamwandikiye kuri WhatsApp. Ndamubwira boss bite, ndamubwira ntumaye akazi byanshimisha kandi Imana yaguha umugisha. Abyumva cyava cyane araceceka. Bukeye bwando ngenda mushota ndamwandikira. Nkimara kumwandikira amugize aramubwira ati se urashaka akazi. Ndamubwira ntaka ariko kose nagakora. Arangije rero arambwira ati nta kibazo. Ahita ambwira ati se umuntu waguhaye nimero zanjye yakubwiye igisabwa kugira ngo akazi? Ndamubwira ntoya nta kintu yigeze ambwira. Arambwira ngo tubanza
tugomba kubanza kuryamana. Tushyiraho kubera iki uwo nguwo wamukurangiye se akubwira ati ese wamubajije ko ibisabwa kugira ngo ngwa akazi bari babiziranyeho cyangwa oya ntabyo bari baziranyeho. nese kuki rero yakubwiye ngo ubaze ibisabwa kugira ngo agwa akazi? Yarambajije ati se umuntu agwaye nimero zanjye yakubwiye ibisabwa kugira ngo ngwa akazi. Arangije arambwira ngo mubwira ko nta kintu yagize ambwira, ariko ntabwo yarazi wampaye nimero ze, gusa wampaye nimero ze barasengana. Muri he torero? Gusa ntabwo nzi byari ariko nzi ko ari abarokore. ADPR cyangwa muri ADPR? Muri ADPR. Hanyuma ubwo ngubwo rero akimara kumbwira gutyo ndaceceka nyine ndaseka mwana cyane okay. Ndamubwira nta kibazo wambwira ibisabwa nkareba ko mbyubishuje, kubera ko ugiye gusaba akazi arabakoza se wize amashuri angahe, ufite diplome, ufite iki. Arangije arambwira ati gisabwa no kuryamana nanjye. Ndumva ifite muri message. Arangije ndaceceka mita nandikira wa muntu wamaye nimero ze. Ndamubwiye se umuntu wambwiye ko musengana akaba nkaba musabye akazi nkaba numva atangiye kumbwira ibindi bintu bite. Arangije antera ibyatsi arambwira ati Clary uri umusazi, uriya muntu uramubeshye ibyo bintu ntibyanabaho. Arambwira ngo nongeke message nizi si nimero ze. Arambwira nisi mwereka message zose twagiranye, umva nawe ahita yumirwa. Ubwo rero umushuti wanjye kera kabaye azagufata telefone ya azanyereka kuko najyaga mbimubwira byose. Arangije arambwira ati Clary ngwino nkwereke ibya bintu ujye uvuga bikubaho iyo ugiye gusaba akazi. Azanyere kuri ya mukobwa Liza nyine ndakurikira ikiganiro cye, ikiganiro cy'ukuntu abaye umurokore ariko ntagire umuntu umenya ibintu akora. Ubwo rero cyari kabaye ahita avuga ngo ayashaka kwerekana uwo ari we. Mpita rero mvugane nanjye ibi bintu rero buri munsi ndabibona. Nta hantu nari nagira n'impura n'umurokore mbone ko anyereye imbuto, gusa bose ntabwo ari kimwe, ariko uwo dukomanye wese duhuye nta mbuto ashobora kunyerera cyane cyane nk'iyo ndi gusaba akazi. Hanyuma Clary warambwiye ati hari uwo naje kwemerera umupasiteri, we byari byagenze bite? yeweho nambwiye ati ni pasiteri uzwi. Ntabwo ari pasiteri, ni kwa kundi uba uri mu rusengero umeze nka pasiteri nkaho uri cyegera cye, nimba babita abadiyakona hari cyangwa se wenda babandi baturisha ariko bazwi muri urwo rusengero. Ubwo nashakaga kumubwira, yari yarambwiye ko urabona hari kuri Mirikorene hari ahantu hepfo yaho haparika amamodoka y'amajipe. Nari namubwiye azanshakira akazi. Arambwira ati nta kibazo nzakagushakira. Ubwo ku munsi wo guhura akakomeza ambwira ngo azanshakira, azamburiza muri iyo kampani akazi k'ubushoferi. Arampamagara ambwira ati ngwino duhure za gahunda nazigiyemo. Ndamubwira nta kibazo. Ndagenda ndatega turahuze cyane n'intuye Nyamirambo. Tumaje guhura anjye arambwira ati kugira ngo nkakazi ugomba kunyizera ukambwira nimba wankunda. Ndamubwira se nagukunda gute kandi ko mbizi neza ko uri umurokore usenga, umva nakaritse utuyemo barakuzi kuri ukijijwe. Nta nubwo navo simvuga izina rye ariko nako cya kino kiganira ahita bibona. Arangije arambwira ngo rega ngo kuvuga ngo urakijijwe ngo ntago bivuga ko nta rukundo wagira. Ndamubwira nuko nta kibazo ndabikwemereye. Arangije buracya ndataha. Bucye bwarongera arampamagara ambwira ahantu duhurira umanutse hepfo ku Muhima usa nk'ujyatse seti famille. Arambwira ati ngo nkugure fanta. Ndagenda angura fanta ndahinywa hejuru hano muri etage. Nyuma arambwira ati rero taha ndabona hari akavuye turimuka. Nta nubwo nari nzi ko aho hantu habamo nk'amashambre. Dukata inyuma mbaza umukozi wa mazi se umuntu unyuzana ari hehe. Arangije arambwira ati amanutse ari. Ndagenda musanga ahantu hameze nka saro ariko harimo nimba ari nk'icyumba kwicara aho ngaho. Bigeze mikro. Arangije arambwira ati rero kugira ngo nzakurangiye ka kazi turabanza turyamane, noneho ntugire ikibazo akazi uzakaumva akazi wakabonye. Urumva kuri iyi si umuntu abashaka ubuzima, nanjye numvaga ko nyene akazi kandi nkava mu bushomeri ndabimwemerera. Ndamubwira ariko turakoresha agakingizo kugira ngo tubashe twikingire, ngiye ntago ntuzi nanjye ntunzi. Nago mwari muziranye we nawe tuzanye gutyo gusa kuko ndaje gucuruza alimentation i Nyamirambo ahantu bita kuri Cafe Nyakabanda abantu benshi barahazi. Naho ngaho twamenyaniye. Yego. Ubwo ngubwo ndabimubwira nyamaje kubimubwira arabyanga turarwana. Tumaje kurwana nsa nk'umuntu uvuza induru sakuza ngiye kubona mbona abasekirite baho baraje nyine nibo badukijije. Nese ko ari wamaze kumwemerera ko wenda we nawe muryamana ndetse nago nakuveba kubera ko washakaga imibereho, mwarwanaga noneho umupiki? Twapfaga ko nge namubwiye ko tugomba kwiproteje.
ariko arabyanga. hanyuma se ni uyihe mpamvu byibuze utagize amatsiko yo kumaza atese kuki udashaka ko twiproteja kandi icyo ushaka kugira ngo mbona ku kazi nakikwemereye? Impamvu ntagize ayo matsiko nuko nabonaga ari umuntu w'umugabo kandi akurusha imbaraga, yandushaga imbaraga. Ndavuga n'isaha reka byibura ndebe ukuntu namucika nigendera. Ubwo abasekirite baho nibo baje barankiza. Muri make wenda ashobora kuba yararwaye nka sida se ashobora kwikwanduza? Ntabwo sida nigize mupima, nta nubwo sida ipimishwa ijisho, ariko isaha umuntu akubwiye gutyo wabikeka. Hanyuma waje kuhava gute rero aho ngaho mwari muri iyo chambre? Umusekirite waho navugije indi umusekirite waho araza, hari n'umukobwa wahakoreraga, nyine baraza baravuga barafungura basa nk'abasunika urugi babaza ikibaye, ubwo twese turarebana nyine turya iminwa turacicika turigira. Kuki se utababwije ukuri ati bigenze gutya wenda? Yanjye nahise n'igisone ndigendera. Kandi n'ubundi mwari muri lodge, n'ubundi urumva baravuze ati aba bantu hari ibyo batumvikanyeho. Niko nekereza. Buriya niko basigaye bavuga. Hanyuma se nyuma yaho byaje kugenda biti, mwarakomeje muravugana cyangwa se byarangiriye aho? Nyuma yaho ntabwo nongeye kuvugana nawe. Ariko ushobora kuba ujya ufite impano zo guhura n'abapasiteri benshi. Nge n'abantu bavuga ngo nabarakongera kenshi turahura, kuko hariho n'umugore ariko uwo mama umwe yarapfuye nawe arazwi cyane uwo mama muvuze, kuko afite umukwe w'umuhanzi muri uru Rwanda, urumva arazwi. Yaje aho hantu acuruzaga ko harimo n'inzoga, noneho yanywaga Skol. Yicara ahantu mu nguni, amaze kwicara ahantu mu nguni haza undi mumama nawe w'umupasiteri, yari umukura wanjye ariko ikintu namukundaga cyari ikintu kimwe, buri munsi ko yicaraga aho ngaho yamaga tipu y'igihumbi. Icyo kintu namukundiraga. Arangije yanywaga, icyo gihe yakundaga gufata akantu k'akagwa karekera akavanga na koka. Arangije wa mama wundi wicaye mu nguni amubona asohotse agiye nko kuri tuwarete. Arangije arampamagara ambaza ati sigara bite? Ndamubwira nti ni byiza. Uriya muntu se ari he? Ndamubwira nti ari kunywa iki? Ndaceceka. Arangije arambwira ati bambwiye uko nari muzo mama y'inshuti yanjye. Mbageze ko ndamubwira se kubera iki? Arangije arambwira ngo ni pasiteri wanjye. Arangije ahita afata Skol ayishyira nkaha nkuko washyira no munsi y'intebe. Arasunika. None ya Skol irameneka igenda isanga wa wundi yihishaga. Ubwo rero kuva icyo gihe ntago nigeze mbasha kuba nagira icyizere cy'abarokore, ariko gusa icyo nakubwira cyo bose ntabwo ari kimwe. Bira rero Liza yakoze nazagira umuntu umutera amabuye, kuko abantu benshi hariho ababikora bashaka kwiyitirira ko bakijijwe kandi babeshye. Hanyuma Clary, wenda wahuye n'abapasiteri benshi bazwi, muri make wabonye abo bazwi biyorobeka cyangwa se harimo n'abakijijwe, ahubwo wenda mutabashe guhuza intego? Harimo n'abakijijwe, hari abiyorobeka ariko hakabamo n'abakijijwe. Hanyuma muri abakijijwe wenda hari uwo bugeze utuye ikibazo cyawe ati ubuzima ndi gushaka ubuzima cyane ko inshingano wenda urazifite cyane ko ufite umwana akaba yagufasha? Muri abakijijwe ntabwo twabashije kuganira. Muri make abarokore bahise batinya? Narabatinye, nge niyo umuntu ambwiye ngo ndi umurokore mba numva sinzi, mba numva ngize igishyika muri njye. Hanyuma se wenda Liza, ubona wowe uravuga ati yagaragaje biriya, agaragaza ko akijijwe imbere y'itangazamakuru ndetse no muri rusange, nkawe ari wowe ubona ibyo yakoze bikwiye koko? Ikintu Liza yakoze kirahuye. Nimba yarashatse kwerekana umuntu uko ari, yabikoze abizi neza, buriya wasanga nawe ari igikomere yaba yarakoze, kuko nanjye mbikoze naba mvuga nti hari igikomere nahuriyemo nacyo. Kandi njye yongeye kuvuga ikintu ntanga umugabo, sinshobora kuvuga ikintu kitabaye. Nk'ubu izo message ndazifite pe, ndazifite. Yanyandikira arambwira ati kugira ngo ngiye nguha akazi tusabanza turyamane. Ndamwihorera. Muri make ya wenda izina niba ryanditseho, wenda gato utavuga ati izina ryabonwa kubw'umutekano we cyose kubw'ibanga umubikiye sinzi. Muri make nsomera nka message mwandikiranye wowe nawe byibuze hagati yawe nawe, kuko wenda Clary hari umuntu ushobora kuza hano bamwe bakamutera amabuye ati wenda uwo mukobwa arabeshya, cyangwa se uwo mukobwa ari kugira ngo asebye abapasiteri, kandi abapasiteri wenda tuzi ko hariho abapasiteri beza nk'uko wakomeje ubivuga koko. Natangiye mubwira ngo morning, bonjour, none wifuza gukora iki? Musubiza mubwira ko akazi kose kaboneka nagakora, nkabona ibirayi by'umwana. Nako gupfumbata umugabo wagashobora,
bakubwiye abakurangiye uko ubigenza se kugira ngo nguhe akazi. Ndaseka hoya ntacyo bambwiye kubanza kuma ku bintu. Ndaseka okay. Hanyuma Clary, njyewe ngize akandi kabazo k'amatsiko. Uracyari mutoya, ntabwo ndi bukubaze imyaka yawe, wenda nubwo wabyaye hari igihe umuntu agira accident akabyara akiri mutoya, ntabwo nagutera amabuye cyangwa se umuntu abyara ku mpamvu nyinshi. Ariko se uba wumva nka gutyo umuntu ashobora kubwira ati ngwino turyamane, uracyari mutoya, wenda ukaba wagenda, uba wumva wowe ako kazi ushobora kukabona wakamaraho igihe kingana gute? Urumva ako kazi nakabonye wenda akansaba ibyo bintu nkabikora, kuko burya ubuzima kuri iyi si birahenze. Nakitwararika neza nkakomeza nkakora mpaka nta kibazo. None se ubwo ejo ashobora kubona wenda undi nawe akakamuha kubera ko baryamanye? Nicyo kibazo. Ntabwo wenda nabonye mushyashya wowe hari igihe atakwirukana. Ntabwo ibyo bintu wenda rimwe na rimwe ujye ubitekerezaho, kuko wenda hari umuntu ushobora kuguha akazi akavuga ati n'umuntu muhaye akazi, ariko ejo n'ubundi akongera kubona undi mukobwa akazana ryararigiye n'ubundi akavuga ati n'ubundi uyu nguyu nawe reka turyamane nawe mu akazi. Yabonye undi mukobwa ubwo wowe nyine uba uvuyeho aba aguciye amazi, aho ni handi usanga umukoresha ahise kwirukana. Hanyuma hari ikibazo ngiye kwibariza gatoya. Wenda wambwiye ati ufite umwana w'imyaka 7, numvishije rwose ageze mu kigero cyo gukenera ibintu byinshi, amashuri ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Kugeza iyi saha wenda papa we mwagize no kubanaho byibuze cyangwa se afasha umwana bimeze biti? Oya ntabwo twabanye. Byagenze bite se muri make? Ubwo nyine ndirwariza, niyo mpamvu mba niruka ahantu hose umuntu ashaka akazi. Hanyuma se kuki wenda utanamubwira ati fasha umwana gutya na gutya umusobanurire buri kimwe, cyane ko nawe burya umuntu w'umugabo agomba kumenya n'inshingano z'uko yateye inda? Hariho n'igihe mba muherukana icyo gihe gusa wenda gutera inda. Ni ukuvuga n'icyo gihe mwongeye muherukanira, nyuma yaho se nigeze unamubwira ati wenda byagenze gutya umusobanurire? Oya ntabwo njya mubona na nimero ze nanagira. None se rego mwakundanaga Clary? Twarakuraraga ariko nyine byarangiye gutyo. Ni ukuvuga ngo yahise ahindura nimero kubera ko yaguteye inda, ariko nagakiba mu Rwanda? Ntabwo nzi ahantu haba. Ubu se nk'umwana ikigeragezemo ntajya kubaza papa? Aya icyo gihe urabimwibagiza. Oya ariko ni mukuru, ndetse wambwiye ati ni umuhungu. Igihe kizagera kubaza ati papa wanjye abaheshye, ubumva uzamusobanurira byibuze iki? Igihe akuze wamubwiza ukuri. Hanyuma se abahungu bateye gutyo, nk'umuhungu ushobora gutera umukobwa inda akaba yamwihakana, njyewe mbifata reka mvuge ngo nk'ububwa. Wowe ubabona gute, ndetse ni nk'icyo kintu yisaha muhuye wamubwira? Iyi saha duhuye ikintu namubwira ko agomba gufasha umwana we, kuko umwana ni umugisha. Uko byagenda kose, kandi umwana ni Rwanda rw'ejo, n'ejo ashobora kuzagera ahantu habi umwana akamukura ahandi habi. Hanyuma hari igihe umuntu atwita rero mu rugendo rwo gutwita rwe hakaza benshi bamujya mu matwi, yikuremo dore wica ubuzima ibiki n'ibiki. Njyewe mvuga ko ari n'ibintu bidakwiye, cyane ko umuntu wabyengeye mufata nk'intwari, kuko abazi wenda ko struggle zose zizamubaho ari we bizajya ku mutwe. Nta bantu bakuje mu matwi ati wenda kuramo inda kora iki gutyo gutyo? Oya nta bantu bigize babimbwira. Ntabwo wigize se wenda inshuti zawe zibibwira? Oya nta muntu twigize tuganira. Nese ubu bahiye? Ntuye hano ku Gisozi. Uribana ubana n'abantu? Na sister wanjye. Ubana na sister wawe. Nese imibereho imeze gute, ubaho gute, ubuzima bwa buri munsi kwiga k'umwana? Ndumva ko ari ibintu bitoroshye. Nyine tugenda dushakisha gutyo, wajya Imana ukabona ikiraka, ejo ukongera ukabona ikindi, ubundi ukakibura, wagera ahantu nyine bakakubwira gutyo, ubwo bikaba bihagaze gutyo. Hanyuma se iyi saha umwana ariga bimeze bite? Nta kibazo ariga. Muri make Clary ibintu bya byose ni nta kibazo. Nyine Imana itera amapfa nitanga aho bahahira. None se ni nk'icyo kintu rero ushobora kubwira ba bantu baba bazi neza ko ari abakozi b'Imana, ariko ku munwa gusa akaba yavuga ati ndi umukozi w'Imana, akabitwereka, ariko mu mutima cyangwa se mu bikorwa bye atari kameze? Gira nk'ikintu babwira. Ikintu nababwira babandi bavuga ko ari abakozi b'Imana ku mubiri gusa, ariko ku mutima batari abakozi b'Imana, ikintu nababwira ni uguhinduka. Bagahinduka bakamenya uwo bagomba gukorera, bataciye hirya hino,
kuko bameze nka wa wundi washatse kugaragaza uko ari. Hanyuma gira n'ubutumwa ugenera umuntu bita Liza. Liza ubutumwa namugenera buriya njye naramukunze, ndamukunda cyane kuba yaragaragaje uwo ari we. Yarakoze rwose, yarakoze kuko yabihisha abantu benshi, nuko yaje kubiyereka bakaza kubimenya nyuma. Buriya wasanga nta n'umuntu uzongera kubitekereza. Hanyuma hari abantu benshi bamututse, ati washitanikazi we, wa dayimoni we, wabiki byinshi, bamutera amabuye cyane, ati waratubeshye benshi cyane. Ndetse wowe abo bantu wabafashe gute noneho? Abo bantu nyine uretse kubareba gusa uko abihorera, kuko iyo utarahura n'ikintu, sinzi ukuntu baca umugani ngo iyo utarahura n'ikintu ntabwo umenya icyo ari cyo. Ariko Liza we yahuye nabyo, nanjye nahuye n'ibyo bikomere, kandi ngewe ibikomere nahuye nabyo mfite gihamya cyabyo kigaragara. N'uwo nganiriye nawe ahita ambwira, kuko umuntu wanyeretse uriya Liza yarambwira ati dore bya bintu njye umbwira, dore undi mukobwa nawe wabikoze. Hanyuma nese ni kubera icyo wenda wa muntu washatse kuguhohotera utavuze ati n'umuneka mbere anamujyana mu mategeko, ati umuntu naka kazi anagafite akansaba ko twaryamana? Aho ngaho niho hantu natekereje, kuko abandi nk'uyu wanyandikiye iriya message, umuntu yarambwiye ati se wakwemeye kugenda mukaryamana ukamujyana mu mategeko tukabyibura akagaragara. Ubwo ngubwo nyine yabimbwiye byarangiye, kuko ngiyo ndakaye mitandakana nahise nanamuboroka. Ubisa na kuvugana na communication mu kigirana, nta kintu twavugana, ntacyo twavugana, nta kintu nabamuvugana nawe. Hanyuma ikibazo cyanyuma tugana no ku musozo, uhagaze gute mu rukundo kuri isaha? Ndahagazemo neza, nta kibazo. No kuvuga ngo ufite umukunzi. Nese uwo mukunzi basi ubuzima nta gufasha mu buzima bwa buri munsi, umwana n'ibiki? Mba nta kintu namushinze, buri kintu cyose aramfasha. Muri ibi bihe nta kazi mfite, muri bino bihe bya corona ubona ukuntu byari bimeze nabi, pe ndamushimira cyane. Gira ijambo umubwira, ndabizi akuba hafaza reba kino kiganiro. Ijambo namubwira nyine ndamukunda. Ndamukunda cyane. Clarine ukuri reka ngushimire cyane, kandi nkubwira ngo ni byiza burya kuba umuntu ikintu cyamubaha akemera no kuza gutanga ubuhamya kugira ngo aburire na babandi bose bagisinziriye. Reka ngushimire cyane. Murakoze. Gasaro TV. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown, ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas.